Ikaze ku bantu bose badukurikiye mu materaniro, Imana ibahe umugisha aho mudukurikiye muri hose, kuri mudasobwa, kuri YouTube, kuri telefone yanyu. Ubu rero biroroshye, ngira ngo tubwiye ba sogokuru bacu yuko turebera televiziyo kuri telefone bashobora kuduseka, ariko Imana ishimwe ko turi muri ibi bihe byiza byanadufashije muri ibi bihe bya Covid. Imana ibahe umugisha rero kubona muri kumwe natwe. Muri iyi minsi turiho turaganira ku bihe bya nyuma, ku minsi ya nyuma, ku bihe by'imperuka, kugira ngo aharaho usinziriye akanguke yongere asabane n'Imana, usinziriye abyuke ave mu bitotsi by'ubuhenebere, agire ububyutse. Ariko nanone n'utaramenya Kristo, utarakira Yesu umwami n'umukiza, akanguke yumve yuko Imana imwemerera gusabana nayo no kuyakira nk'umwami n'umukiza ubuzima bwayo. Rero uyu munsi ndifuza kuganira kuri Antikristo. Ibintu turi buganire uyu munsi ni Antikristo, ikimenyetso cy'inyamaswa 666. Mbese bivuga iki? Ese iyo nyamaswa ni iyihe? Ibihe by'imperuka uko bizabiri. Rero ntuze kudusiga, nzi neza yuko umwami ari buduhane umugisha. Uyu munsi turaza kuganira kuri Antikristo. Mu byahishuwe igice cya 13, ibyahishuwe byose igice cyose cya 13, hatangira havuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Mu gitabo cy'ibyahishuwe 17 umurongo wa 5, umurongo wa 15, aho Bibiliya ivuga ngo nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu. And so iyo nyanja Bibiliya itubwiye ni amoko. Hanyuma inyamaswa nazo tubona muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 17 ni ubwami cyangwa abami bahagarara hejuru y'ubwo y'amoko yose. Rero imvugo inyamaswa, iyo bamwe batangiye kuyireba cyangwa batangiye kuyitegereza, bibwira ko inyamaswa bisobanura wenda Antikristo ko azagaragara ari igikoko. Noneho ubwo za filime zihari cyane bagatekereza ko Antikristo azaba ameze nka cya King Kong, abarebye filime za kera za King Kong cyangwa The Beast, cyangwa ziriya nyamaswa zose tujya tubona mu mafilime akorwa na za Marvel cyangwa kuri Netflix, cyangwa ibidinozoro. Bati ni cyiza tukireba bazagira ubwoba. Ndumva niba nibuka neza, hari igihe nigeze kuba ndiho ndasoma muri Korani y'igifaransa uwo bita Masih Dajjal, bo bavuga ko Antikristo noneho azaba afite nk'inyonjo ngo n'ijisho rimwe, bakavuga ibintu bitandukanye by'uko Antikristo azaba ari. Ntabwo imvugo inyamaswa bivuga ngo azaba ari ikinyamaswa cyangwa igikoko gifite amahembe. Urabona uko bashushanya Satani, amahembe atukura, avuga mu kanwa hagasohoka umuriro, cyangwa bakavuga bati dragon, kubera ko mu gitabo cy'itangiriro yitwa inyamaswa, cyangwa inzoka, yitwa inzoka mu itangiriro, mu byahishuwe ikitwa ikiyoka cyangwa dragon, bigaragaza ubukana bwe. Ntabwo bisobanura ko azaba ari igikoko, ahubwo ni imikorere ye. Imikorere izaba ari imikorere ya kinyamaswa. Intekerezo ze zizaba ari za ya nzoka ya mbere ariyo Satani. Imivugire ye, imibereho ye izaba ariyo mikorere nk'iya Satani. Turaza kubibona kurushaho. Ntihakagire ubifata ngo yumve ngo kizaba ari igikoko. Birashoboka rwose yuko azaza ari umusore mwiza, kuko mu murongo wa 11 Bibiliya avuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, ngo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Mwibaze inyamaswa ifite amahembe nk'umwana, ameze nk'ay'umwana w'intama. Donc izamuka ivuye mu mazi wagira ngo ni intama, hanyuma yagera ku butaka igahita ivuga ngo nk'ikiyoka.
mu yandi magambo ashobora kuzaza ari umusore ufite ishusho, ari umusore mwiza usa neza, ufite ubwanwa bwiza, wiyogoshe, uconze, usa neza rwose, ariko imivugire, imikorere, imigenzereze, imibereho ye ari imigenzereze, imitekerereze n'imibereho y'inyamaswa. In other words, azaba ameze nk'inyamaswa mu mivugire ye cyangwa Satani. Hanyuma Bibiliya igakomeza ku murongo wa 2 mu Byahishuwe igice cya 13, ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, ngo cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. It is amazing iyo urebye icyo kiyoka ukuntu kimeze, bavuze uburyo kizaba kimeze, bavuga kizaba gifite bavuze inyamaswa enye zirimo aho hantu. Ni ukuvuga ngo kizaba gifite ngo kizaba gisa n'ingwe wenda mu maso, amajanja yayo ameze nka aruko cyangwa idubu cyangwa urse, noneho amajanja yayo ameze nk'ayaruko, ariko akanwa kayo kameze nk'ak'intare, yego. Noneho ariko iyo nyamaswa ize kuza noneho yo ari ikiyoka kiyiha ubutware. Iyo ugereranije, ndashaka ngo nusoma iki gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 ujye bigufasha, kugira ngo bigufashe, ni byiza kugisomana n'igitabo cya Daniel igice cya 7. Kubera iki? Daniel igice cya 7 noneho Bibiliya yerekana neza mu buryo burambuye izo nyamaswa ziravuga iki, izo nyamaswa zisobanuye iki. Ubundi intare cyari igishushanyo cy'ubwami bw'i Babuloni bwabanje, idubu cyari igishushanyo cy'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ingwe ni igishushanyo cy'ubwami bw'Abaroma, hanyuma iyo nyamaswa ya nyuma ni ubwami bwa Antikristo. Kandi iyo ubirebye ni uko byakurikiranye mu myaka, ubwami bw'i Babuloni buhana n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Aha turaza kuvuga muri ibyo bice byose, hanyuma ubwami bw'Abaroma, hanyuma ubwami bwa nyuma aribwo bwami bw'inyamaswa cyangwa Antikristo. Bibiliya mwumve nanone, Daniel yabihishuriwe ibyo byose bitaraba, ibyo byose bitaragira, ariko ahishurirwa imyaka ibihumbi mbere y'uko biba. Urumva ukuntu bitangaje, ukuntu Imana ihishura gukora. Igiye guhishurira na Yohana, imuhishurira nanone uko ubwo bwami buzaba bukurikiranye. Ubwo bwami bugaragara nk'intare, ndetse ni nkayo yari nka embleme, yabaga ari ubwami bw'i Babuloni, bwazanye imitekerereze, imivugire, imigenzereze, imikorere n'ubundi Abamedi n'Abaperesi bagendeyeho, nuko Abaroma nabo babigiraho, inyamaswa nayo iraza. Nimubireba tuzasanga, nitugira igihe tuzabiganira, imyizerere y'i Babuloni na bugingo n'ubu abatwaye iyi si, bamwe mu basataniste bakigenderaho, bakibamo, bacyubakaho, aribwo buzima bwabo. Rero ubu mbabwira ni ukuvuga ngo ubwo bwami ni ubwami buzaba bufite antecedent, uko ubwo bwami bwakurikiranye. Noneho ubwami bwa nyuma Bibiliya ivuga nibwo ubwami bw'inyamaswa, ubwami bw'inyamaswa aribwo bwa Antikristo. Buri bwami rero, kugira ngo tubyumve, noneho tugiye kwicara turebe ubwo bwami bwa Antikristo buzaba buteye bute, buzaba bumeze gute nk'uko Bibiliya ibitubwira. Ubundi ubwami kugira ngo bube ubwami bugomba kuba bufite, birumvikana, umwami, bugomba kuba bufite ubukungu cyangwa ekonomi, bugomba kuba bufite umuco umwe, bugomba kuba bunafite imyizerere.
nimureba nta hantu ubwami bujya bubaho budafite imyizerere. Nitureba icyagize abanyamerika ko abanyamerika yari imyizerere yabo ya gikonservateur y'ubukristo buri conservative cyangwa bakomeye ku mahame ya gikristo. Nitureba Ubushinwa, imyizerere n'imikorere n'imigenzereze yabo ni Buddhism. Nitureba Uburusiya ni orthodoxy cyangwa aba-orthodox. Mu yandi magambo, iyo myizerere yose ifite ukuntu ihura n'ubwami cyangwa n'imikorere. Rero buri bwami bugomba kugira umwami, bukagira ubukungu, bukagira umuco, bukagira n'imyizerere. Reka duhere ku bwami. Ubwami bwa Antikristo buzaba bugizwe n'ubwami bumwe. Ubwami bwa Antikristo buzaba ari ubwami bumwe. Iyo tubireba muri Bibiliya nk'uko twasomye, ari maraya azategeka hejuru y'amoko yose. Ari Antikristo mu gice cya 13 tubonye uburyo noneho Antikristo azaza agatwara hejuru y'amoko yose. Ni ukuvuga ngo tugire ubwami bumwe, ubuyobozi bumwe buyoboye isi yose cyangwa imibereho yose. Ubu rero reka mvuge nk'urugero ruto kugira ngo tubyumve. Mushobora kuvuga muti ibi bintu ntabwo bishoboka, ariko ngira ngo abariho muri iyi minsi bagiye babona amakuru menshi ku buryo ubu noneho umuntu abivuze abantu bashobora kubyumva. Urugero ruto, murabizi yuko kuva kera umuryango w'abibumbye wagiye ugaragaza intege nke. Habe kuri twe tuvuga nk'abanyarwanda, wagaragaje intege nke muri jenoside yakorewe abatutsi, ubwo utigeze ubasha guhagarika jenoside kandi waritwaga umuryango w'abibumbye ufite ubushobozi bwo kuyihagarika. Abantu bose bakomeza kwikoma umuryango w'abibumbye, ibihugu byinshi byikoma umuryango w'abibumbye, ndetse bakanavuga ngo ukeneye amavugurura menshi kugira ngo umuryango w'abibumbye ubumwe. Kugira ngo ubwami bwa Antikristo buzaze, izindi system, izindi structure, indi myubakire y'uburyo bwose izaba yananiranye. Antikristo yayiciye intege, reka mvuge gutyo, uko gucika intege kwayo gutume bose biyemeza kuvuga ngo tubonye ubwami bumwe amahoro yataha ku isi. Urugero ruto, nitureba n'indi miryango yose mpuzamahanga yagiye icika intege, ku buryo dufate nk'urugero mu gihe cya COVID, ngira ngo mwakomeje kureba uburyo abayobozi bamwe b'ibihugu including wa Perezida wa Amerika mu gihe cyashize bavugaga ngo WHO cyangwa OMS, umuryango wawundi mpuzamahanga w'ubuzima ufite intege nke, ku buryo hariho igihe we yakuyemo amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajya giha nka contribution nk'umusanzu umuryango wa WHO. Bagiye bagaragaza intege nke zayo kubera izi mpamvu. Urugero, kwerekana yuko contribution z'ibihugu ni 25%. Contribution z'imiryango za ONG, imiryango itandukanye abafite ubushobozi, byo bikaba bigwira bikaba 75, wenda n'urugero kwijana. Ubishatse wabireba no kuri website ya OMS cyangwa WHO. Abantu bakavuga ngo biragaragara ko harimo intege nke zawo, kubera ko abo bafite 75% bashobora gutegeka WHO gukora icyo bo bashaka. N'urugero ruto. Ubwo rero ubwo bwami bumwe buzaza andi mami yananiwe, yacitse intege, imitwarire, imitegekere. Nituvuga Uburayi bwacitse intege, Amerika isa nk'iyamanutse, Ubushinwa busa nk'ubucitse intege, ibyo byose bivuga tuti tugize guverinoma imwe nibwo twabasha kwivana muri ibibazo. Ngira ngo abakunze gukurikirana amafilme, abakunze gukurikirana amakuru, bakunze kumva ijambo ryitwa a new world order, a new world order cyangwa le nouvel ordre mondial. Wenda ubwo bwami bwa Antikristo bushobora kutazitwa gutyo, ariko buriya nta jambo na rimwe rijya rizira ubusa. Ndagira ngo mubyumve, mubifate, mubyakire, kuko sinema za Hollywood, amafilme y'uburyo bwose,
imivugire n'imikorere ni ibikoresho bitegura agenda imwe runaka, agenda cyangwa gahunda imwe runaka abayobozi reka mbavuga bakorera mu isi y'umwijima baba bariho barakoresha. Donc bafite ukuntu basunika iteka ryose. Iyo bashaka ikintu kugira ngo kizabe, bahera muri ibyo ngibyo, bakabanza kubyamamaza, bakabanza gukoresha indirimbo, bakabanza gukoresha filime, noneho bikazaba uburyo bworoshye bwo kumva ibintu. Niko navuga. Wenda ntanze nk'urugero ruto kugira ngo mwumve uburyo ari igikoresho bajya bakoresha kugira ngo bategure imitekerereze yacu. Kaduhere ko nk'urugero ruto, mbere y'uko umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa President Obama aba perezida, mwese abakurikira mwibuka yuko Obama mbere y'uko gato yimikwa hasohoye filime yitwa 24 heures chrono cyangwa 24 hours, aho berekanaga umuperezida w'umwirabura witwaga Palmer wayoboye neza, abaturage bakundaga, kugira ngo bakundishe berekane yuko umuperezida wa Amerika ashobora nawe kuba umwirabura. Biba ari nko gutegura ubwonko bwo kuvuga ngo ni ukubiri. Muri iyi minsi ngira ngo mbere y'uko amaleta menshi yemeza ibijyanye n'ubutinganyi, filime zatangiye gusohoka zo kwerekana umuminisitiri ukunzwe, umuyobozi ukunzwe, IT ukunzwe, kugira ngo bategure ubwonko. Ubwo ni plan yakozwe n'umugabo witwa Kirk Marshall muri 1989 yerekana The Gays Manifesto, kugira ngo berekane ni nka PR plan cyangwa umugambi wo gutegura abantu mu bitekerezo, imyizerere donc abantu bagomba kujyamo. Rero nta kintu na kimwe kiza nimwumva ijambo rije ngo New World Order, nimwumva ijambo rije ntimukagire ngo rije gusa kera byitwaga conspiracy theory, cyangwa ngo ni abantu bavuga bati aharaho hari urwikekwe, hari ibintu birakorerwa mu mwijima tutazi, noneho bakabisohora video basa nk'abaspekura batazi ukuri. Ariko noneho byinshi mu byo tureba mu byariho mu mugambi byatangiye kugaragazwa no gushyira mu bikorwa. Urumva iyo PR plan nk'urugero y'ubutinganyi yari yarabanje bigisha abantu imitekerereze, abantu bihanganiraga ubutinganyi bava kuri 20% birazamuka bigera kuri 70 na kangahe ku ijana. Bamaze kubona yuko abantu babyihanganiye, Leta Zunze Ubumwe nta kibazo, abantu bose babikunze ku isi no hirya no hino. Noneho ubu icyakurikiye ngira ngo mwarabibonye, Minisitiri wa Transport wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umugabo w'umutinganyi. Noneho umuvugizi wa Biden ni umudamu w'umutinganyi. Umwe mu bagize ubuyobozi bwa Minisiteri wenda ya Sante mugahita mubona wenda n'umutransgender, bamwe bikuyeho bihinduye igitsina. Kubera iki? Kuko bamaze gutegura imitekerereze, babonye uko biri. Rero nimwumvira ijambo ryose mujye murikurikira mumenye muti ese rigize icyo rivuga. Rero Antikristo nk'uko twari tuvuze azagira ubwami bumwe bufite umuco umwe, umuco usa. Bibiliya iratubwira, Kristo yaravuze ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Sodoma na Gomora, mu gihe cya Loti, ngo ubwo yarimburaga Sodoma haberaga iki? Hari ubutinganyi, hari ibyaha byatumye Imana ivuga ngo asese birarangiye. Ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa. Nitubireba ubona ko isi naho ngaho iriho iragana. Ubwami bwa Antikristo icya kabiri buzaba bufite nk'uko twavuze, ubwami bugomba kugira ubwami bumwe. Nanone kandi ubwami bwa Antikristo buzaba bufite ubukungu bumwe. Aha ushobora kwibaza tuti ese ibyo bizashoboka? Mfite igisubizo, ni uko ubu tuvugana isi yiteguye kubyakira. Nitubireba turareba hafi imigabane hafi ya yose ubu ngubu, niba bataragera kuri icyo kintu bafite umugambi wo kugeraho.
umugabane wa Amerika ufite idolari, ifaranga rimwe, umugabane w'Uburayi ufite iri euro. Nitureba nk'urugero nk'ubu ngubu, imwe mu migambi y'umuryango wa Union Africaine cyangwa African Union, umuryango nyafurika w'ubumwe bwa Afurika, nuko nyuma ya CFTA, amasezerano bashyizeho umukono w'isoko rimwe, banarota ko Afurika izagira ifaranga rimwe. Kuko mu bukungu ubundi ni byiza, niba ibihugu byose bihahirana nta kibazo, umuntu akava hano akajya muri Congo afite ifaranga rimwe atabanza kuvunjisha, murumva ni ibintu byiza. Ubukungu bw'isi busa nk'ubwiteguye ko ubwami bwa Antikristo noneho igihe cyabwo gitangiye kugera. Ubwo bukungu buriteguye. Icya kabiri, tekinoloji nayo iriteguye. Reka mvuge ngo tekinoloji yo kubikora nayo iriteguye. Ngira ngo murabizi, umuntu ashobora gufata ikarita imwe, dufate carte zisanzwe za Mastercard nk'urugero ruto, umuntu akaba yafata nka carte nk'iyi imwe cyangwa izindi karita, akava hano afite amafaranga kuri iyi karita, yarangiza akava hano akaba yajya muri Amerika agahaha. Ni ukuvuga ngo tekinoloji biriteguye. Noneho muri ibi bihe bya coronavirus cyangwa muri ibihe bya COVID, aho washoboraga kwanduzwa n'umuntu aguhumekeyeho cyangwa ukanduzwa n'ibintu aguhaye mu ntoki, imbaraga zashyizwe muri cashless economy. Ngira ngo mwarabyumvise, cashless, aho dukoresha mobile money, aho dukoresha amakarita, aho dukoresha ibintu byose bidatuma ukora amafaranga ngo nyaguhuyame. Nibyo byari bifite imbaraga. Ubu turiho turavuga ku isi mu bantu batandukanye, niho umutima wabyo uri, kugira ngo amafaranga ave mu ntoki ajye ku ikarita nk'iyi, kuri telefone, mu buryo bwose. Turabona pasiporo ari biometric, turabona carte ya assurance, ujyana karita imwe ukaba wava hano ukajya i Burayi. Turabona carte za SOS, dufata ufite iyo kadi aho waba uri hose wahamagara iyo telefone, nk'imodoka wenda ikazaza kuhagukura cyangwa indege. Turabona ibyitwa cryptocurrency. Ibyo byose biriho biregeranye. Noneho mu gihe cyashize bavugaga ijambo ryakomeje kugaruka ryitwa digital immunity certificate, cyangwa certificate uzajya uhabwa wenda umaze guhabwa vaccine ya corona. Iyo ngiyo ubwayo bayisikana bagahita bavuga bati uyu muntu wenda ntabwo yakwanduza corona kubera ko deja bamuhaye, reka mvuge ngo vaccine, yahawe vaccine. Rero ndagira ngo mbereke yuko tekinoloji yiteguye. Abantu benshi bakomeje kwibaza ijambo rimwe, ndetse hariho n'umuntu wabimbajije mu by'ukuri, arambwira ngo mbese iyi vaccine ya COVID-19 ngo ese ni ikimenyetso cy'inyamaswa? Ntabwo ubwami bw'urya munyabugome ariwe Antikristo buzakora tukiri mu isi. Ni ukuvuga ngo iyo vaccine ya COVID-19 yari buzaze ari ikimenyetso cy'inyamaswa 666, itorero ryakabaye ubu ryarazamuwe, hanyuma ryamara kuzamurwa, buri wese udahawe kiriya kimenyetso cyangwa vaccine, Bibiliya ikavuga ngo ntahahe cyangwa ngo acuruze adahawe icyo kimenyetso. Ahubwo nemera nk'uko ibindi bimenyetso byagiye biba, ni ikimenyetso kibanziriza kuzaza kwa Antikristo. Ariko ntabwo ari Antikristo. Kubera iki? Kubera ko na bugingo n'ubu hariho bamwe bayitewe, ariko no mu bihugu bihambaye hariho n'abatarayiterwa. Kubera iki? Babanjirije ku bantu bafite hejuru wenda y'imyaka 60, kubera ko aribo bafite kurwara. Rero ku bwanjye numva ntuzagire ubwoba bw'uko bazayigutera ngo uhahamuke uhungabane wenda ugire ubwoba, kuko iki si cyo gihe cyo, turi mu bihe bya nyuma. Ariko kiriya ntabwo ari, iriya vaccine ntabwo ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. At least ku bwanjye niko mbyizera,
kubera ko itorero rigomba kuzamurwa. Imbere yabyo ngira ngo twarabiganiriye ubushize. Niba ushaka gukurikira iyo nyigisho ushobora kongera ugakurikira iyo nyigisho kuri YouTube. Rero nashakaga kuvuga ngo ubukungu isi iriteguye k'ubukungu bumwe, tekinoloji iriteguye k'ubukungu buzaba umwe. Nanone kandi kubera ihungabana ry'ubukungu rikabije, birasa nk'aho isi itangiye kwitegura kuza kwa Antikristo. Kubera iki? Bizagaragara yuko hazaba hari kawo Antikristo aze gutwara. Hariho ibitabo byinshi, hari icyo nasomye icyitwa The Collapse of the Global Economy, ngo as we know it, cyangwa amakuru tugenda tubona uburyo noneho muri ibi ubukungu burushaho gucishwa bugufi, cyane cyane ku bihugu bimwe ukabona kiramanutse, ideni ribaye rinini se, abantu bacishijwe bugufi. Ibihugu bimwe bya Afurika rimwe amadeni bifite bikananirwa kuyishyura, noneho ibindi bihugu bihambaye bigakomeza kubaha amadeni kugira ngo bitware imikorere, imigenzereze n'imibereho yabyo. Rero ndagira ngo mvuge ngo ubwo hazaba hameze ibibazo bigwiriye, proposition ya Antikristo azazana proposition y'ubukungu bumwe nk'igisubizo cy'ubwo bukungu buciwe bugufi, bucishijwe bugufi. Niho azaza agahita avuga ati rero mbafitiye igisubizo. Abantu bose bati yego, niho ukwiriye, kandi iki ni cyo gisubizo. Bibe mu gusinya nk'uko tujya tubona abandi basinya, ukabona nko muri Brexit, Uburayi businyanye n'Ubwongereza kuvamo n'ibindi bitandukanye. Abantu bose twese tubirebe, tubyitegereze nk'uko tubibona. Noneho bizaba byoroshye, ubu dufite twabirebera ahantu hose. Ikindi hazaba hari reka mvuge ngo kwegerana kw'amakuru y'isi ahantu hamwe. Amakuru y'isi yegeranye ari ahantu hamwe, ari centralize, amakuru yose y'isi. Reka mvuge ngo ushobora kuvuga ati ariko nawe urakabya, ntabwo bishoboka. Reka mbabwire uburyo bishoboka. Mushobora kwemera yuko dutanga amakuru yacu ku bushake. Dutanga amakuru kuri internet, dutanga amakuru kuri za social media, ku mbuga nkoranyambaga uko tuyashaka. Reka nkubwire nk'urugero ruto, kuri telefone yawe iPhone cyangwa Samsung, barakubwira ati tukuzaniye wenda nk'agashya. Ese kugira ngo bitazajya bikugora urebye muri kamera gusa, tuzajya duhita tumenya ko ari wowe. Nayo iyo option ukabuyishyizeho. Waba urebye gusa ukabutanze details zo mu maso hawe, kuko utandukanye n'undi muntu. Batishyiraho igikumwe kugira ngo ntihazagire undi uyitelefona na kuyikoresha, ugakoresha igikumwe. Kandi tubikora ku bushake kubera ko tekinoloji niho igeze. Noneho ku yandi matelefone n'urugero, hariho zimwe nk'iza Samsung, ugira gutya, waba ugize gutya selfie igahita yifata. Ni ukuvuga ngo ukabutanze empreinte digitale zawe, utanze igikumwe, utanze isura, amakuru yose turayatanga. Ubu Facebook yawe izi umubare w'abantu ufite, izi umubare w'umufiance nako fiance wawe cyangwa umudamu wawe. Nanivuze ngo umubare w'abafiance, niba utaranakizwa izi ni umubare w'abafiance bawe, kuko byose urabitanga. Ubishyira kuri Instagram, ubishyira kuri Facebook, ubishyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, byose binyuranye. Ni ukuvuga ngo ubukungu bumwe burashoboka, kuko ubu amakuru menshi y'isi, hafi ya yose y'isi, ari centralize, afite ahantu abumbiye yegeraniye. Ubukungu burashoboka kuko tekinoloji yiteguye. Ibi bintu byose ntabwo byari bushoboke mu gihe cya Pawulo, ariko ibintu byose ubu turiho turavugana birashoboka muri iyi minsi. Kubera iki? Kubera ko ibintu byose biriteguye. Everything is so ready. Honestly, byose birateguye. Icya gatatu, ubwami bwa Antikristo buzaba bufite umwami umwe. Ubwami bwa Antikristo buzaba bufite
umwami umwe. Aparama mu gice cya gatatu biravuga ngo nako ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo nuko mbona umwami nako mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Hano bishatse kuvuga iki? Abaskola, abantu benshi bakunze kuvuga ibijyanye n'ibyahishuwe n'iby'imperuka, cyangwa abahanga mu bya teoloji, bemeza ko antikristo ubwo azahishurwa azagirwaho nk'ikintu kimeze nk'igitero kiri teroriste, nk'urugero bagerageze nko kumwica, noneho agira uruguma rumeze nk'urwamwica nk'uko Bibiliya ivuga, noneho bigaragare nk'uko azutse, nk'aho azutse, kibe nk'igitangaza cy'uko azutse kubw'ububasha azahabwa n'ikiyoka ari we Satani. Noneho nagaruka bakabona arazutse, bahita bavuga ati no, uyu nguyu ahubwo ni we Kristo. Bumva ukuntu avuga neza atuje, afite amasolution ku isi, ibibazo by'ubukungu bifitiye igisubizo, ibibazo bya politiki bifitiye igisubizo, ibibazo binyuranye bifitiye igisubizo, bavuga ati ni uyu nguyu ukwiriye. Icya kane ni uko nk'uko twavuze, igihugu kigira imyizerere ndetse n'umuco umwe. Imyizerere ndetse n'umuco umwe. Hazabaho igihe itorero rizaba ari rimwe. Sinzi niba naryita itorero cyangwa idini rizaba ari rimwe. Iyo ubirebye usanga biriho biraza mu by'ukuri. Mwagiye mwumva ibijyanye n'impuza amatorero, ariko cyane cyane za ecumenisme, aho abantu bavuga bati icyo wizera ntacyo gitwaye, icyo nizera ntacyo ntwaye, icy'ingenzi ni uko twizera Imana. Bakavuga ngo inzira zose zizatuganisha mu gihugu cyo mu ijuru. Mu by'ukuri ntabwo ari ibyo. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Umwami Yesu niwe ubwe yahangaye akavuga ni jyewe nzira, ukuri, ubugingo, kuko nta wagupfiriye, nta wundi mwami wapfiriye ubuzima bwawe, nta wundi mwami wapfiriye ubuzima bwawe. Kwizera Kristo niho harimo ibyiringiro by'ejo hazaza, niho hari ibyiringiro byacu. Haleluya. Aho isi igeze ubu, bariho bigezaho itorero cyangwa imyizerere y'itorero bayita religious intolerance. Urugero ruto, bakavuga bati niba tutemerera ubutinganyi, tutavuga ati turabwakiriye nta kibazo, bikaba ikibazo kubera ko twe tutagira tolerance cyangwa tutihanganira abatizera kimwe natwe. Well, jewe ntabwo nemera umukristo ujya kwica umutinganyi, nta nubwo nemera umukristo wakubita umuntu batizera, ariko nemera ko nanjye nemerewe kwizera uwo nizera. Ubu bigezaho mu bihugu bimwe kubwiriza ubutumwa bwiza undi muntu umuhuriye mu modoka, muri metro, mu nzira. Ibyo byitwa intolerance, byitwa icyaha ushobora gufungirwa mu bihugu bimwe, nk'ibyitwa mu byo bagiye bita laicity cyangwa laicite. Bati umurekere imyizerere, umurekere ibintu byose, ni intolerance. Donc mu yandi magambo, bitangiye kugera ahantu abandi bose bafite uburenganzira bwo kuvuga, kwatura imyizerere yabo, guhamya imyizerere yabo, kurwanira imyizerere yabo, guhanganira imyizerere yabo, usibye abakristo. Bigezaho nk'urugero, abatinganyi bemerewe kuvuga imyizerere yabo imbonankubone, bakaba bayivuga kuri radiyo, kuri televiziyo, bakabikinaho amafilme. Ariko umushumba yaba avuze icyo Bibiliya ivuga ko Imana yanga ubutinganyi, akaba aribwo biba ikibazo. Noneho ubu bigiye kwiyongera kurushaho
mu bihugu bimwe bidafite ubushobozi kubera ariyo trend ihari ku isi. Bizageraho Bibiliya iravuga ngo abavuga abizera cyangwa abakristo, abantu bazajya bashaka abantu babwirizwa cyangwa bababwiriza ubutumwa bwiza bujyanye n'irari ry'imitima yabo, bijyanye no kwifuza kw'imitima yabo. Bahite bumva nta kibazo nubabwira a feel good message, ijambo ryiza ribabwira ngo umeze neza, uri amahoro, ejo hari amahoro, komera ushikame. Ntibavuge ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ukwiriye kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ibyo bihinduke ubugome bubi cyane ndetse bubasha gufungisha. Kubera iki? Kubera ko hifuzwa idini rimwe ryihanganira byose. Nta kibazo, ushobora gukora ibyo ushaka, ushobora kwizera ibyo ushaka, ushobora gusenga icyo ushaka. Icy'ingenzi ni uko utazana umuntu kuri Yesu. Icy'ingenzi ni uko udashimangira kubwiriza. Bakristo bavandimwe, it is time, uyu ni wo mwanya w'uko tubwiriza ubutumwa bwiza dushize amanga, kugira ngo ahari aho tugarurire benshi bashoboka kuri Kristo. Kuko umukozi w'Imana witabye Imana mu minsi ishize, Reinhard Bonke, yajyaga avuga ngo we need to empty hell and populate heaven. Tugomba ikuzimu kuhabuza ubuhumekero, tukahambura abantu, hanyuma ubwami bwo mu ijuru tukabwuzuza abantu. Ni igihe cyo gutangira kubwiriza mwene so. Mbese wigeze ugira amahirwe yo guhuza umuryango wawe, barumuna bawe, bavandimwe bawe, inshuti, ngo batumire wenda nko mu munsi mukuru? Nurangiza ufate ijambo ubabwira uti mumpa amahirwe yo kubabwira ubutumwa bwiza, mu bwemere cyangwa mu buhakane. Ukora igishoboka cyose kugira ngo uwo ukunda atazajya ikuzimu. Umusengere, umwiririze ubusa, nurangiza umubwiriza ubutumwa, yakire Yesu umwami n'umukiza. Amen. Nakomeje kuvuga antikristo mbere yuko nza nsoza. Antikristo, mbese antikristo bimeze gute bya antikristo? Ko wakomeje kuvuga ikiyoka, inzoka, Satani, antikristo. Ubundi turabizi twese yuko Satani ntabwo yigeze kurema iyi si. Ntiyayiremye, ariko ashaka kuyitwara no kuyitegeka. Iyi si ntiyayiremye, siye, ariko ahora ashaka kuyitegeka. Ikindi, he is not creative, he is not innovative. Ntabwo ahanga udushya, ahubwo yigana iby'Imana irema. Nk'urugero ruto, nk'uko ubutatu butagatifu bufite Imana Data, Imana Mwana ari we Yesu Kristo, ari n'Umwuka Wera. Satani nawe mu gitabo cya Ezekiel, ubwo Bibiliya ivuga ngo yarizamuye ashaka kuringaniza ubwami bwe n'ubwami bw'Imana, ahora ashaka kuba Imana Data. Kubw'ibyo yiremeye uwo ashaka kugira nk'Umwuka Wera, ari we muhanuzi w'ibinyoma, ari we uzaba utwara hejuru y'iryo dini rimwe, afite ibitangaza nk'ibya mbere, afite imyizerere y'icyo kiyoka, aramya ikiyoka, anakururira abantu kuramya ikiyoka na antikristo. Hanyuma hazaba na antikristo uzaba ufite nk'ishusho ya Kristo, ariko arwanya ubukristo bwose. Rero iyo niyo trinite satanique. Antikristo azaza ashaka kwiyerekana ko ari we Kristo, ndetse benshi bayobe bamukurikire nk'aho ari we antikristo. Noneho baze bamwakire, bakire n'icyo kimenyetso cyiwe. Intego ya antikristo wenda nihuse ni eshatu. Ya mbere ni ugukururira abantu kuramya Satani, kuko twasomye ku murongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Mu yandi magambo, antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, akazi kabo ni ukutuma abantu baramenya ya nzoka, baramenya Satani. Icya kabiri ni ukuyobya abantu bose. Twibukiranye, hariho abazaba barasigaye kubera ko batigeze bizera umwami Yesu, cyangwa
Kristo yasanze barasinziriye baravuye mu byizerwa. Hazaba hari amahirwe, mpamya neza yuko muri iriya myaka 7 yo gutotezwa hazaba hari amahirwe yo kwakira Yesu umwami n'umukiza, ariko Bibiliya ikavuga ngo bigoranye operire, bizasaba yuko wemera kumwizera cyangwa gupfa, wemera kwizera Antikristo cyangwa gupfa, ukemera kuvuga ati ngumye kuri Kristo. Mwibaze, kandi bizaba bigoye kuko umwuka wera azaba yaravuye mu isi. Ibyinshi mu byo twihanganira, ibitugora, ibibazo by'uburyo bwose biterwa n'uko umwuka wera gihari, umwuka wera agikomeye, umwuka wera agishikamye, umwuka wera akiduha imbaraga no mu bitugerageza by'uburyo bwose. Azaba afite intego 3. iya mbere tuvuze ni ukuramya Satani, iya kabiri ni ukuyobya abantu ko ari we Kristo, iya gatatu ni ukwica abera nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 7, aho Bibiliya ivuga ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Bavandimwe, ibi bintu turiho turavuga ni ibintu bihambaye biteye ubwoba. Antikristo ndetse n'ubwami bwe ubwabwo buzaba bwifitemo ububasha bunakora ibitangaza. Ngira ngo mujya mwumva n'abantu batizera Imana bavuga ngo baje kukuvura, baguha imiti cyangwa bakuka, Bibiliya byo kuka nk'urugero ruto, bagaterekerera nk'urugero umuzimu cyangwa umudayimoni ukomeye ufite imbaraga uwari waguteye. Niba babonye ufite abadayimoni, uwo muzimu akaza akakwicaramo ukagira ngo urakize, naho hari undi muzimu cyangwa umudayimoni baterekeye bakuruye kuza kuba ku buzima bw'abantu. Azaba rero afite ububasha bukora n'ibitangaza, yewe bunahisha n'indwara. Niba urwaye kanseri, ngira ngo abagiye basoma, hariho nk'imyizerere ya Yokagakai mu Buyapani, aho umuntu abagusengera, wenda niba wari urwaye kanseri bakavuga ngo urakize, ariko kanseri ntigaragare. Noneho wazajya gupfa ugapfa ufite ibimenyetso nk'ibyo wishwe na kanseri, ariko bayipima bakayibura mu bikoresho byabo, kuko Satani afekinga ibyo bitangaza. Noneho ho azaba asohora akora ibitangaza bidasanzwe. Mutese birashoboka? Yego birashoboka. Wenda muribuka mu gitabo cyo Kuva, ubwo Mose yajyaga mu Egiputa, yafashe inkoni ihindutse inzoka, none abakonikoni nabo bakora icyo gitangaza, inkoni zabo zihinduka inzoka. Ariko Imana ishimwe yuko inzoka ya Mose yanesheje za nzoka reka mvuge ngo z'Abanyegiputa. Kubera iki? Kubera ko uko biri kose ubwami bwa Kristo, imbaraga za Kristo zitandukanye n'imbaraga reka mvuge ngo za Satani. Imana ishimwe. Haleluya. Ndangiza, ndumva nifuza kukubwira ikintu kimwe. Ndangirize mu Batesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 1, ngo ibintu bizaranga ari byo twanavuzeho mbere y'ukuza k'umunyabugomwe, hazabaho kwimura Imana cyangwa apostazi, aho bazimura Imana kugeza ubwo bizera idini rimwe, bizera umuntu umwe ari we muhanuzi w'ibinyoma ndetse na Antikristo. Ndashaka kugira ngo mbabwire, kubizera Imana tugeze mu bihe twakomeje kubwirwa n'abahanuzi, tugeze mu bihe ijambo ry'Imana ryavuze, tugeze mu minsi ya nyuma. Niba Bibiliya mu gihe cya Kristo twaravuga ngo tugeze ku isaha ya nyuma, reka mvuge ngo ubu tugeze ku isaha y'isaha ya nyuma, cyangwa ku munota wa nyuma w'isaha ya nyuma. Iyi ni iminsi mibi, ni igihe cyo kugarura umutima. Bavandi, dufate ibihe bisenga. Ndabizi habaho ibihe birushya muri iyi minsi, ibihe ahari aho wirukanwe mu kazi, ahari aho wasabye Imana urushako na bugingo n'ubu nturabona umugabo cyangwa umugore, ahari aho
hari byinshi ubamo bikarangaza umutima wawe. Ndijwi rikubwira ngo wishyira imbere ibitari iby'ingenzi, shyira imbere iby'ingenzi cyangwa iby'agaciro, ibikomeye. Ibihe? Garuka ku rufatiro rwa mbere, garuka wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubutumwa bwiza. Nkunze kuvuga aya magambo, ngewe iyo nsomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 mu mbabarire, mpita ndeba icy'itorero ryabuze. Abakera bakizwaga bifuza kuzura umwuka, umuriro wa Pentekote kubazaho. Abubu bakizwa bifuza imigisha, kongererwa indi modoka, indi nzu, gutera imbere. Abakera bakizwaga bajya mu ijuru. Twebwe ubu dukizwa tujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dukizwa dushaka kujya i Burayi, dukizwa icyifuzo ari ukujya mu Bushinwa, dukizwa icyifuzo ari ukujya mu gihugu gihambaye. Abakera bakizwaga bifuza ko abandi bakizwa. Mu byakozwe n'intumwa hagaragara ahantu hagera nko muri 7 ubwanjye nisomeye ngo ibongerera abakizwa, ibongerera abakizwa, ibongerera abakizwa. Ubu ngubu twe turifuza yuko twongererwa indi modoka, iyo guhaha, iyo gutwara abana ku ishuri, iyo kugira iki. Something is missing. Ntabwo mwumve nta kibazo mfite no guhabwa umugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire ntiyongeraho umubabaro. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi nanjye ndawifuza, kuko uko ndushaho kugira umugisha niko umugisha Imana impaye umujyana no mu bwami bw'Imana kubwiriza. Ariko ndasenga ngo amafaranga ye gutwara umutima. Bibiliya iravuga ngo urukundo rw'amafaranga niwo muzi w'ibibi byose, niwo muzi w'ibibi byose. Amafaranga ajye mu mufuka, atungwe mu mufuka. Amafaranga ye kujya ku mutima, amafaranga ye gutwara ibitekerezo, ye gutwara amarangamutima n'ubushake n'ibyiyumvo n'imitekerereze yacu. Ubwenge bwacu bugaruke kuri Kristo. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo dukundishe Imana ubwenge bwacu, umutima wacu, ibitekerezo byacu, umubiri wacu, everything about us. Ni igihe cyo kugarukirira Imana, ni igihe cyo kwegera Imana ukavuga uti mwami ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ni igihe cyo kuvuga uti mwami ongera umpe bya bihe byiza, bya bihe nabyukaga nkasenga nkiriza ubusa, nkasenga nkashaka mu maso hawe. Bya bihe najyaga nikingirana nkashaka mu maso hawe. Bya bihe najyaga nihisha byibura umunsi umwe, iminsi 2. Bya bihe najyaga niriza. Bikaba ari byo bihe kugira ngo wongere ukomere, ushikamishwe. Dukeneye agakiza ko mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Dukeneye agakiza ko mu itangiriro. Dukeneye agakiza ka mbere. Dukeneye imbaraga z'Imana zidusubiza mu bihe, maze ubwo umwami wacu, haleluya, azagaragara ku bicu, ubwo azahagarara ku bicu impanda ikavuga, twese tuzamusanganire, tumusange tudafite ubwoba, tumusange tudafite impungenge. Twese ubwo azagaragara ku bicu, twese tuzavuge tuti Imana ishimwe. Oh haleluya. Reka ndangize mbabwira ijambo nti Maranatha, Yesu araza vuba. Nditeguye kumwakira, nditeguye kuzajya mu gihugu cyo mu ijuru jye n'umuryango wanjye. Nditeguye, icyampa nawe ukitegura. Amen. Ndashaka kuguha amahirwe, wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa wavuye mu byizerwa kubera ibintu bitandukanye. Ndagira nkubwire ngo muri iyi minsi haracyari ibyiringiro. Niba ushaka kumwakira nk'umwami n'umukiza, unyemerera aka kanya duce bugufi, duhumirize, dusenge, duhumirize, dushake mu maso y'Imana, duhumirize, tugire icyo tubwira Imana. Jyewe ndagutiza amagambo, hanyuma wowe uyature. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo twizeze umutima tukatuza akanwa yuko Yesu yazutse mu bapfuye, hanyuma tukaba turakijijwe. Rero niba wumva wizeye Yesu, kuko nta kiguzi ushobora gutanga,
numva wizeye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana yapfuye akazuka, uyu mwanya ngiye kugutiza amagambo noneho ubyature. Amen. Subiramo uti: Mwami Yesu, ndagushimiye yuko waje kumfira ku musaraba. Ni kenshi nagendeye mu bintu bituma ntakwizera, ni kenshi nabaye mu byaha, none negereye intebe yawe. Ndagusabye ngo unyezeshe amaraso yawe, ubugingo bwanjye bwezwe mu maraso yawe. Uyu munsi umutima wanjye urizeye, akanwa kanjye karatuye yuko wazutse mu bapfuye. Umbabarire ibyaha byanjye byose, izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Umpa imbaraga zo kudasubira inyuma, ahubwo umpa imbaraga zo kugendera mu mbaraga zawe no kugendera mu byo kwizera. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Icyubahiro kikugarukire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha. Rero tuzasubira ubutaha. Ndacyababwira nti Maranatha, Yesu araza vuba.